ndabasuhuje abantu mukoresha smartphone za Airtel Imagine mube hafi kugira ngo murebere hamwe uburyo izi za MTN zanga gukoramo yaba yanayisomye n'uwe wahamagara uburyo bikora. Winjira muri setting, amara kwinjira muri setting ukajya hari ahanditse search setting ukandikamo update. Iyo umaze kwandikamo update neza ubona byanditse neza mu magambo yabyo bijyanye, telefone yo ihita ikuzanira iya nyayo wifuza kuba wagira gute. Wareba ibanza hejuru handitse system update, noneho uhita ukanda kuri system update. Iyo umaze gukanda kuri aka system update bahita bakwereka hasi hari handitse system update, ukahakanda bagahita hari hasi, noneho bahita bakwereka hari ibara ry'ubururu yuko nyine ugomba kwa updatinga sim card yawe nako telefone yawe, hanyuma ugafungura internet ukareba ko internet iri gukora neza. Wamara gufungura internet kongera ugasubira kuri iyo service wari uriho, ugahita ukanda kuri check for update. Iyo ukanzeho Airtel Imagine iyo yagize icyo kibazo bo bahita bakubwira ngo hitamo ibijyanye na wifi cyangwa data, ukabihitamo ugahita wemeza, bagatangira kukwereka yuko itangiye kubara, bakakwereka mega ifite umwanya iri bumare. Hanyuma noneho bakakwereka akarongo hano hejuru hikaraga handitse check, hahita hazamo munsi akarongo gatambitse kagenda kakwereka aho bigeze kugira ngo ikunde. Hanyuma wowe icyo ukora urategereza, biratinda ariko ni nabyo bivura telefone yawe. Ngo telefone iba yagizemo ikibazo mu bijyanye n'imikorere yayo, uburyo Airtel ari ikora yonyine. Simukadi za Airtel akaba arizo zikora zonyine, MTN kibana nibe yakora service. Abantu bafite icyo kibazo niyo yaba atari Airtel Imagine babanze basuzume neza iyo service, bayirebe bayupdating, ubundi Android yabo yongere ijye ku murongo, hanyuma barebe ko icyo kibazo cyakemutse. Iruzuye 100%, yamara kuzura 100%, hanyuma ikizimya ikongera kaka. Ikaze kuri channel yizewe tukugezaho byose ntuchikwe, ibizi n'ibitazi biraboneka, amashusho meza buri munsi, umuziki mwiza uragutambutsa, ubumenyi burenze burakuzamura, ubumenyi busanzwe turabusumba, duhagarare hamwe reka tumve, tuguhaye itaze wowe uje mu tukigere ubura hano, vuga uti ndahari ndabizi, igihe kirageze reka dutangire. Mvuyete ikaze kuri channel yizewe, mvuyete amashusho meza, umuziki mwiza, kora subscribe kuri channel yacu uyu munsi. Mvuyete duhuye hano twese hamwe. Ushaka amakuru masha, niba ushaka ibintu bikurura, dufite ibyo wifuza kureba, dufite ibyo wifuza kumva, tuzana ibisha tukabikwereka, tuzana ibiza tukabibika, hano si gutinda ni gusunika, hano niho ubumenyi buhera, tuguhaye ikaze wowe uje tukigere ubura hano, vuga uti ndahari ndabizi, igihe kirageze reka dutangire. Mvuyete ikaze kuri channel yizewe, mvuyete amashusho meza, umuziki mwiza, kora subscribe kuri channel yacu uyu munsi. Mvuyete duhuye hano twese hamwe. Urabizi hano ni wanyu, ibyo kunda byose birategereje, subiza mutima hano utwereze urukundo rwawe. Mvuyete
twese hamwe.